umva aka kantu. Reka mbanze mbahe gasopo nimba uzi kuri ba bantu barizwa n'ubusa. Iyo urebye filime rwose urira ugafatwa n'agahinda, iyi uraza kurira nk'uruhinja. Niyo mpamvu nagira ngo uyirebe uyihorere. Iyi filime yitwa Straw, ushobora kuyireba yose kuri website yacu aho @ushakuru-films.com. Iyi filime ikimara gusohokana nayirebye numva ngize emotions, numva inkoze ku mutima, nkora post kuri WhatsApp, reba feedback nabonye. Nyamara kubona abantu benshi ino filime yabakoze ku mutima, navuze ngo reka nze nyikora aka video kugira ngo wenda nawe niba utayirebye ubashe kuba wayireba, nkwereke uburyo ushaka kuba wayireba kuntu cyane no gusobanura iyo ari yo buryo imeze. Ino filime ni filime y'umumama aba afite ibibazo bya hatari, yabuze amafaranga yo kwishyura inzu. Umwana we akamubwira ati mama ku ishuri mwarimu arambwira ngo nzaza n'amadolari 40 kugira ngo mbashe gusangira n'abandi bana, ngo ibintu byo kumfunyikira ibiryo birangora. Umwana we ngo abarwara sima, ariko kugenda mu muhanda umupolisi akamugonga, yamugonga akamwandikira, akamubwira ati se kunyandikiye imodoka yanjye mukaba mugiye kuyipakira. Akabwira ati kunyandikiye imodoka yanjye mukaba mugiye kuyipakira, kandi no modoka akaba ariyo nkoresha mu gihe umwana wanjye yagize ikibazo nijoro kugira ngo mbashe kumujyana kwa muganga. None mukaba muyitwaye, umwana wanjye ndamujyana kwa muganga gute nagira ikibazo nijoro? Kuko iyo arwaye ntabwo nabasha gutegereza ambulance, sinagira nte. Mama kabisa bikamugurukana. Ubwo Landlord we nawe abari kumubwira ati ugomba kunyishyura amafaranga yanjye, bitehise uraza usanga ibintu byawe byose nabitaye hanze kuko uhora umbeshya. Ubwo rero mu kuryama k'umwana we nijoro abarara yamwambitse kuteri, kubera ko umuturanyi we abarara asakurisha ibintu by'amaradiyo. Umuturanyi we abarara asakurisha ibintu by'amaradiyo, yabwiye Landlord ati Landlord ko umuntu uturanye wanjye ararasakuza wamfashije. Kabwira ati uyu nguyu se ko yishyura, wowe ukaba umaze amezi angahe utanyishyura? Urumva ko kundi bujye kumuganga areke gusakuriza umuntu utanyishyura. Umudamu ibibazo bikamubana ibibazo, akagenda ku kazi. Urumva umupolisi babahuye mu nzira akamugonga, akamubwira ati wa mugore we niwongera kuzana imikino undi munsi nzashaka uburyo bwemewe n'amategeko nkurase nkwice. Ngo ibibazo umupolisi akubwira iryo jambo, ngo nzashaka uburyo bunyuze mu mategeko nkurase nkwice. Umudamu akagenda ku kazi, yagera ku kazi boss we nawe ntabwo ari umuntu mwiza, abakora ahantu ibintu byo gukora amasuku ahantu mu karesitora, bagahita bamuhamagara ku ishuri ry'umwana, bakavuga ati ishuri ry'umwana bakamuhamagara ngo baramushaka. Akabwira boss ati boss rero mbabarira umakanya iminota mike ngende kureba ku ishuri ry'umwana wanjye barampamagaye. Boss akamubwira ati wowe ntabwo ibyo bikunda, ntabwo ibyo byakunda ko wagenda ku ishuri usize akazi kanjye kaba kari gupfa. Umugore akamubwira ati basi iminota 30. Boss akamubwira ati ntaribi. Umugore akamubwira ati none se wanyishyuye nkabona byibuze amadolari 40 yo kwishyurira umwana wanjye ibiryo ku ishuri? Boss akamubwira ati tegereza sheke yawe ibirambitse ku meza. Akamubwira ati sheke yawe ngiriye. Akamubwira ati tegereza sheke yawe ngiriye, ariko kugira ngo uyibone urategereza amasaha agere yo gutaha akazi karangiye ngoreze sheke yawe. Umugore akagenda agahita aca kuri banki, abafite banki kuri konti yawe y'amadolari 47, akagenda akajya kuyabikuza bikanga, akajya gukoresha ikarita bikanga, bikaba ko ajya kuri gishi, bikanga akajya kuri gishi akabwira ati ko ndi kubikuza bikanga. Akamubwira ati rero uri kubikuza amadolari 40 kandi ufiteho 47, uyabikuje konti yawe yasigara ubusa. Arababwira ati mumbikurize wenda nishaka isigareho ubusa, ariko ngiye mumbikurize. Sinzi ukuntu bigenda, ariko ahita akomeza akagenda ku ishuri ry'umwana we. Ariko garuka ava ku ishuri ry'umwana we nibwo ahura n'umupolisi wamukereje, akamupakira imodoka, bikanywa kasubira ku kazi agenda n'amaguru agakererwa. Yagera mu kazi akigera mu boss akamubwira ati nagwaye iminota 30 umaze amasaha 2 ubu ndakwirukanye. Kandi urabizi abahantu bo mu mahanga b'abazungu b'Iburayi cyangwa muri Amerika ikintu kigiye bakitaho byatari, ntago wakererwa ngo muzane iyo mikino. Ubwo arakererwa, boss akamubwira ati twagusimbuje undi. Ako kanya ubwo gahitaza umujuje kwiba amafaranga. Yazaje kwiba amafaranga, akamubwira ati mushyire ibintu byose mufite hasi. Agasangamo uwo mugore n'uwo mu boss, akabatunga imbunda. Umugore akamubwira ati aya mafaranga nanjye ndayakeneye, ubukene mfite ngomba kwishyura Landlord, ntayo utwara. Akamubwira ati ntayo utwara. Bakarwanira imbunda, igisambo bakakirasa. Igisambo bamara kukirasa, boss we nawe kugira ngo yumve ko uwo mugore byuza mutabaye, akavuga ati wa mugore we ni wowe unteje abantu, ni wowe waneze, ni wowe wabikizemo deal kugira ngo uze kunyiba. Agahita ahamagara polisi. Yahamagara polisi, ubwo umugore agafata yambura akamubwira ati ngewe nushaka guhamagara polisi, nushaka kugira ute, ndashaka yanjye. Abanga arashaka akagabo kagagumya kavuga amagambo ngo waje kunyiba, ngo wagize ute, agahita amurasa. Yamara kumurasa
agahita afata ya sheke ye, ubwo sheke birambitse ku meza n'amafaranga ahita yasigaho ntayajyana, agahita agenda kuri banki. Yagera kuri banki agiye kubikuza amafaranga, agiye kubikuza amafaranga ye, ubwo yinjira muri banki afite imbunda, afite na proje y'umwana we. Hari akantu k'agaproje umwana we yakoze kakamo ibintu by'umutuku, twa tuntu abana bakora tw'imikino nyine ku ishuri baba babahaye, akabyinjirana muri banki. Yagera muri banki akabwira umukaje ati mbikuriza, akamwereka sheke, akabwira ati sheke ati rero ntabwo bikunda, dore zirangamuntu. Kumbe irangamuntu ba polisi baba bayimwaza, akabwira ati rero niba nta rangamuntu ufite ntabwo bikunda, genda manager agufashe. Agahita akuramo imbunda akamubwira ati ngiye nsanzwe mbikuza hano, muranze buri munsi nza hano, mumbikurize cyangwa se bimere nabi. Ubwo manager naye hirya muri gishe aba ari kumureba, agahita avuga ati dufite umuntu waje kutwiba, ati banki iri kwibwa. Akabahamagaye polisi, yahamagara polisi, abapolisi bagahita baza bakuzura hanze, hakaziramo na wa mupolisi wavuze ngo nzashaka uburyo bwemewe n'amategeko mwice nkurase. Umugore ubwo akagumya adiringa nabyo, akavuga ati mumbikurize, akabona bafite ubwoba ariko we ntabimenye. Kumbe umugore aba yagize ikibazo mu mutwe, aba yabaye traumatize kubera ibintu byose biba byagiye bimubaho, akagira ikibazo. Iyi filime rero nkurikije feedback yagize, nawe ushobora kuyireba niba ukunda filime zibabaje. Umugore ajya muri banki ukamenya uburyo yaje gusohokamo. Filime yitwa Straw. Ushaka kujya kuri website www.filmzaakadomo.com cyangwa ukaba watwandikiye kuri WhatsApp tukagufasha kuba wakoresha website mu gihe byakugoye, mu gihe kureba filime biri kugorana. Nimero yacu ni 0783 Imana ibarinde, mukomeze kugira ibihe byiza. Yari Shakur, mwenje nkagasobanuye. Ciao.